ese nashimye inshuti zanjye mumeze neza amahoro cyane ku bantu bose mudukurikiye ku nshuti zacu by'umwihariko ku bantu mwakanze subscribe yambi cyane nawe niba udukurikiye uri mushyashya turakwinginze ukande subscribe udukunde tugukunde tukubone utubone mbanje kwisegura haraceho iminsi tutabonana gusa ni kubw'impamvu zimwe na zimwe zo kugira ngo ibintu bibagireho bimeze neza agake gake cyane tuyande bikosora gusa nsabye imbabazi ko natumye hacamo agekane nari mbakumbuye mwari munkumbuye tuyambirana sibyo murakoze cyane nongeye kunezerwa cyane kongera kubana namwe nongeye kunezerwa cyane kongera kubabona ikirenze ibindi amahoro y'Imana ganze hagati yacu imitima yacu hagati yawe umuryango wawe inshuti zawe mu byo ukora byose amahoro y'Imana naganze kubaho kw'Imana ariko tubamo mu bushake bwayo nicyo cyambere kurusha ibindi rero amakuru nzizera ni menshi dufite ni twinshi ibyo kuganira ni byinshi hari abantu bambazaga marayika ko icyo wabuze cyane kuri Imana bamugisha kubwo kunkunda kubwo kunyikiriza ikindi gikurikiyeho ariko ubu noneho nta kubura giye gukoresha umva ibigufu byose tuboneke uko byagakwiye sibyo rero hari abashuti bacu bavuze ati hari utuntu twinshi tubangamiye ntabwo uri kuboneka ngo tuganire ariko bituma nibaza kwera iki ko cyari ibintu biba bikatubuza ibyishimo icya mbere ni ukuriho tubishimira Imana ishoboye byose ikindi cya kabiri kuba ugifite ubwenge ugatekereza ukibuka ko utiremye ahubwo hari uwakuremye kandi ukazirikana ko uwakuremye agukunda cyane kurusha abandi bose bagushagaye kurusha wa mubyeyi wagutwise kurusha papa wakubyaye kurusha rero n'ujya ubyibuka ujye wumva ko ukomeye mu Mana ukomeye muri Kristo ukomeye ejo hazaza hawe hashinganye niba uri no kwa muganga utureba humura uko biri kose ejo hari igihe inyenyeri yawe izarasa kandi umucyo wawe ukamurika ni ukuri ukabona umucyo wawe uraje nta mpamvu yo kwiganyira mu gihe bukeye ubona uhumeka ujye uzamura icyubahiro uvuga ati Imana shimwa kubw'ineza yawe kubw'urukundo rwawe byose ni ubuntu bw'Imana hanyuma rero ndabizi Imana we aho guhera habura ariko hari akantu cyangwa tuganiriyeho inshuti ko ibintu biza bikaduhungabanya ibintu bikakubuza amahoro bikakubuza ibyishimo ukabyemerera hari ikintu cya mbere dukwiye kumenya cyo ibyishimo bwa mbere bikwiye kukugeraho ibikoresho ari byinshi ibyumwe zitane ayirirwa agambiriye umunsi ku munsi ngo bigushengure umutima ni byinshi sibyo rero wowe icyo ugomba gukora ni ugushaka ibigushimisha kandi ibikubabaje ntubigumishe mu mutwe ntibera mugenzi waguhutaje menya kubifatira umwanzuro ntubitindeho ngo bikubarize umutwe bitekerezeho cyane niba ubona umuntu kwikosora byanga ari ibintu bihora bigaruka byikoremo mufate nk'umuntu usanzwe rwose ndashaka biriya nshuti yawe y'Imena sibyo ugira ibintu ugabanya ubigenze gake kandi ntubigirire inzika ubundi witurize niba ari uburwayi wumve ko mu gihe ugihumeka ejo ntituzaboneka ejo uzakira ejo uzumva ibineze neza utazi ahantu biturutse wumva wongeye kugenda wumva wongeye kuba muzima hari igihe nk'ikintu cyitwa uburwayi hari igihe urwara ukavuga se hari igihe umuntu iyo ari muzima aba yiyumva kumva urabikumbuye cyangwa cyerekeye ku bantu barwara indwara wenda z'ubuhumekero nk'abantu barwara ama asima waba uri muri sitasiyo ya kirizi kuvuga harya guhumeka neza bimera biti kumva Imana mfasha nongere mpumeke kumva uri mu buribwe udafite ukuntu wasobanura umwese atari agashaka kuza agakamura
ikintu cyose cyaturukaho icyizere, kuko abona ko mu kanya gato ko kagashobora gukatika, uri kwinginga, uri guhumekera ibirere, ariko ndagira nk'ubu ikintu kimwe, buriya iyo ku muntu wamenye Imana, uba uri umukatolike, uba uri umu isilamu, uba uri umudivantiste, uba uri umurokore, aho waba usengera hose, dusenga Imana imwe rukumbi, iyakuremye niyo yandemye, sibyo? Rero ugasobanukirwa imbaraga ziva mu gusenga, ugasobanukirwa imbaraga ziva mu kwizera isengesho wasenze, ugasenga wihanye, ugasenga wiyejeje, ukereka Imana ko wongeye kwigarurira icyizere. Reka nkubwize ukuri, mu mbaraga zo gusenga havamo ibyishimo, hahandi ushobora guhamagara umuntu arembye akavuga ngo naho mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'umukiza cyangwa Uwiteka, bitewe no kuririmba Yesu azi ibyo nkena byose ndamahoro, sibyo? Rero uko ariko kose ukumva ko Imana ikuzi, ntabwo waremwe kubw'impanuka, ntabwo waremwe kubwo fundraising y'abantu ngo uyu muntu naze adukorera ibi n'ibi kuri iyi si, nabirangiza agende. Ibanga ryawe ryo kuba riri hagati yawe n'Imana, ukumva urakomeye, ikintu cyose ukoze ntukibone muri risike y'ibihombo, ahubwo ukakibona mu nyungu nzima y'Imana, ariko utazajya kwica kumva ko uzabibonera mu nyungu nzima iri mu bushake bw'Imana. Ntabwo uzajya kugambana mugenzi wawe, ntabwo uzajya mu bapfumu, ntabwo uzajya koraguza, ntabwo uzagendera mu migenzo ya gipagani ngo wumve ko ibyo byose biri mu nyungu nziza hagati yawe n'Imana. Baho ushikamye, haranira kuba wowe mwiza, haranira nubwo we waba mwiza ku giti cyawe, ntabwo ari ngombwa ngo ugendere muri uko umuntu akwifuza, kuko uko wagenda kose ntabwo umuntu yanyurwa. Rero ibyo rero wakora byose, wikwiheba, wituma niba ari umugabo mwashakanye, niba ari umugore mwashakanye agutwarira ibyishimo, wituma bya bibondo byawe ubishyiraho impamvu imbere y'Imana ko ari byo bigutwariye ibyishimo. Bagiye muri drogue se, bagiye mu busambanyi se, ibintu byinshi bitandukanye byakubabariza umutima nk'umubyeyi, bigatuma ugira igishyika gihoraho. Ibyo ngibyo shyira ku ruhande, uvuge ati namenye Imana, nzi neza niba aka kanya utagiraga n'umwanya muremure wo gusenga, ibikubabaje kumva ko uraganiriza inshuti, urajya ku masosho media usacinge si umuntu yabikora gute, Google yabaye Google muri mind yawe. Uyu munsi tangira wereke Imana ibikubabaje, n'ukuri urabona ibyishimo. Gusa ntabwo wavuga ngo urajya kwiba, urajya kwica, niba gufata bakaguhana uvuge ngo wari uri gushaka ibyiza biboneye mu bwiza bw'Imana, by'umugisha kuri wowe. Ntabwo ibyo byakundi, egare ko nubiba ikibi uzabona ikibi, nubiba icyiza uzabona icyiza. Ntitugafate ngo ubibe ikibi noneho ntugafate ngo bibe ikibi ejo ngo dushake ibyiza kandi twabibye ibibi. Duharanire kuba twebwe muri twe, duharanire kuba ibyiza kugira dusarure ibyiza. Kandi ntago niba uri urubyiruko aka kanya ugatangira kumva ko niba ari kesi bayiho ugomba gufayitinga, ukwiye gushaka ibisubizo mu nzira zoroheje, wataye umutwe, gutura urubyiruko ukabura ibyishimo. Ibuka neza ko ubusore bwawe, ubukumi bwawe ugomba kubwubahisha Imana. First of all, ntabwo ukwiye kwicira inzira mu buryo ubonye ubwo aribwo bwose, kuko ntabwo uri uwawe, ntabwo wiremye, ahubwo first icya mbere banza wubahisha Imana, second wimenye wowe ubwawe ikikubahishije kandi kitakwangiza, kitakujyana mu bibi. Ibirenze kuri ibyo wumve ko ufite imbaraga. Ibidakunze uyu munsi hari impamvu Imana yakurinze, hari impamvu bitemeye, hari impamvu wumve ko hari impamvu z'ibi byatambutse byagombaga
kuba byahitana ubuzima bwawe, ahubwo tumbere ejo buracya gute, ese nakora iki niba byanze gisimbura cya kindi cy'umugisha kuri njyewe. Ntabwo ugomba kubura ibyishimo, uriho ngo unezerwe. Ibibabaza ni byinshi, bwarimwe kare ibyishimo ku buzima bwawe, wumve ko ukwiye guhagarara ahakwiye, wumve ko ukwiye kuba umugisha, wumve ko ukwiye kubera abandi umugisha. N'impamvu zikuzeho ziza ari ibinyoma ntaho zifata. Ejo bundi ikintu ari ikinyoma ukuri kuragaragara, sibyo? Kandi ntabwo wabaho nta bikurwanya, ntawe ukurwanya. Si umwana w'Imana yuko yatewe amabuye akitwa umunyamakosa, umunyabinyoma, kandi aje kugira ngo tubeho tunezerewe. Rero ntago uri kubaho kugira ngo ube mu isi ya paradizo, ahubwo ukuntu fayitinga. Ibyago biraba bikariza umuntu, indwara zikaba zikariza umuntu, ibyinshi cyane. Ubuzima mu gihe butagenda neza bikakubabaza bikakuriza, none bizagenda bite? Icya mbere niba ugize ibyago ni uko birabaye, ahubwo imbaraga z'umutima tukazisaba nde Imana yaturemye, akaba ari twongerera imbaraga. Imana twebwe ntabwo nawe twakwishoboza, ntabwo iki n'iki twakigezaho, ahubwo wowe ngwino uganze, iga gusenga, iga kugira imbaraga z'isengesho. Niba uri umwana muto uri kutwumva, nta kintu ababyeyi bawe bageraho utabashinganishije imbere y'Imana. Iga gusenga, ufite Imana, ndashaka amahoro, ndashaka ibyishimo, byose bizagenda neza, ntabwo uzamenya ukuntu bigenze. Baho wishimye, baho unezerewe, baho uharanira ibyiza ku buzima bwawe, ikirenze kuri ibyo ku muryango wawe cyangwa ku nshuti zawe. Ubeho uri kumva ko ntabwo uri uw'impanuka. Waba ufite ubumuga runaka ntibigutware ibyishimo, ntabwo wabaye kubw'impanuka, sibyo? Sinabayeho kumanuka, sinabayeho kubw'ingorane, sibyo? Ntabwo ari agisida, ntabwo ari imvura yahururutse ngo urururize ugahita mbaramiye umuntu, ibyatsi bibe imisatsi, ibiti biba amaboko n'amaguru, uyu ni umuntu waruhururaho. Uri umuntu waremye, watekerejweho n'imbaraga z'Imana, ukaba umugisha ku muryango waguhawe. Waba uhari waba udahari, ariko wari umugisha, uri umugisha. Rero umva ko nta kintu na kimwe kigomba kubuza amahoro, ariko niba waragize ibibazo uteza abandi, ntuce bugufi ngo uvugishe ukuri ngo usabe imbabazi birangire. Uzabaho ubabaye kuko wabibye umubabaro. Niba hari ibyo wangije bitari byiza, urabaho ubabaye kuko uri kuryozwa bya bindi. Rero guhera uyu munsi bibi byiza, uhana isengesho, umubabaro ntuza, winginga Imana mbere y'uko bw'inshuti yawe. Winginga Imana ati Imana ndemera ibyishimo, nta kindi nabwira nshuti yanjye, nta handi haba amahoro, nta handi haba ibyishimo. Mu Mana hari byose, harimo kunezerwa, harimo umuryango, harimo gushaka, harimo kubyara, hungu na kobwa niho biri. Umva kunezerwa niho biri. Icya mbere ni ukumva ko utagiye gusenga, ngiye gusenga mise mbona amafaranga nifuza, ngiye gusenga mise nubaka inzu, ngiye gusenga mise. Icya mbere igihe cy'Imana gutegereza, ugategereza wihanganye, ariko ni ukuri ntabwo uzasenga ngo isengesho ryawe ribe umunyagara, n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Rero nta kindi nakubwira, ntubure ibyishimo, ntugire guhangayika, egera Imana, gifata akanya wiherere maze usenge, sibyo? Ni ukuri Imana iratuzi, ntabwo yatureka. Ibyo tubamo byose irabizi, sitarago z'isi irazizi, kwiga kwawe irakuzi, ubuzima bwawe irabuzi, ni wowe rero ukuzi. Imana niyo ikuzi kurusha umubyeyi wawe. Baho wishimye, ubaho unezerewe, ibindi byose tuzabibona, kandi tuzabibona bifite isuku, bifite umucyo. Icya mbere ni uguturiza mu Mana. Rero ntukababare, ntugashavure, ntugatinzwe n'umubabaro. Abantu bakwanga, bagukunda, ntuzitandukanye n'Imana. Imiryango yakujya kure, yakuba hafi, ibyo byose
kuba wabibonamo umunezero, icya mbere ni uko ijuru riba ryabyemeye. Ntabwo umunezero uturuka ku bantu, kuko umuntu ashobora kugusekera ariko umutima udaseze, sibyo? Ariko inshuti nziza iva ku Mana iba ariyo umugisha ibihe byose. Tubeho rero tunezererwe, tubeho twishimye, tubeho dusesekaye, ibyiza byacu tubisesekaze mu Mana, kuko ariho birindirwa iteka. Ndabakunda cyane. Nyine akaryo kiragagora mu itama, tuzasubira vuba cyane ejo, sibyo? Ejo tuzasubire, hari n'icyo bitwaye ariko byose tugasubira, sibyo? Ubwo rero niba utarakaze sabuni turabikwibukije ukande. Ni ukuri icya mbere ni uko dutuza mu Mana, ibindi byose Uwiteka azabiduha. Imana amahoro ibahe umugisha. Bayi, turabakunda cyane, muhirwe, sibyo? Bayi.